Mwiriwe neza, mumeze gute? Meze neza, mfite ibyishimo byinshi uyu munsi, sinzi niba namwe ari uko, ndabifuriza amahirwe n'imigisha, ndabifuriza ibyiza gusa. Ejo twatandukanye ndimo kubabwira ingingo twakagombye kugenderaho nk'abubatse, ingingo twakagombye kugendaho kugira ngo twubake ingo zacu zikomere, ingo zacu ntizijye zijya muri za divorce mu gutandukana, ingo zacu zibere intangarugero ku bana bari kubaka muri ino minsi. Abana benshi barimo kwanga kubaka kubera ibyo babona mu bubatse, so twebwe ni ukuri tubabere ibyitegererezo, tubabere miruwari, tuhababere, tubereke yuko urugo ruryoshye, tubereke yuko kubaka ari iby'igiciro. Ejo twatandukanye turimo kuvugana ku ngingo ijyanye n'imibonano yo mu gitanda. Ndibaza ko iki kiganiro mwaba mwaracyumvise kandi muze kumpa amakomenti niba cyarabaryoheye. Mfite twinshi cyane two kubaganiriza kuri iriya ngingo kuko ni ingingo mbega amakapo akunda cyane, sibyo? Nari ndimo rero mbabwira ukuntu tugomba kwitwara neza mu gitanda, ukuntu mbega tugomba gutegurana nicyo kintu cya mbere. So uyu munsi rero ngiye kubabwira utundi dushami tujyanye n'uko twitegura imibonano yo mu gitanda. Buriya hari utuntu twinshi twakagombye gukora mbere y'uko tujya mu gikorwa. Koga, burya gukaraba ukajya mu gikorwa wakarabye, umugabo yakarabye, umugore yakarabye, murahumura neza, mu kanwa mwakarabye neza, mwakoresheje rinse bushi, mwakoresheje iriya clean mouthwash, mu kanwa harahumura neza, mbega apeti ibiruta yandi yo kurya ubugari n'inyama, ibiruta yandi yo kurya ifiriti n'inkoko, ibiruta yandi yo kurya umuceri ukaranze neza nk'ipirawu, mbega muri make biba ari munange, biba ari danje, sibyo? Yego, so burya gukaraba mu kanwa, harimo abantu batazi gukaraba mu kanwa. Mu kanwa uroga na colgate na brosada brush, hanyuma ukibuka no gukaraba ku rurimi. Burya ruriya rurimi ukibuka gukokomora, mumbabarire mbivuge gutyo kuko ndumva nta rundi rurimi nabivugamo, mugakokomora ibintu biba biri hano, biba bituma muri make umwuka usohoka mu kanwa utameze neza. Buriya iyo umwuka usohotse mu kanwa udahumura neza, burya uba urimo kwica feelings, urimo kwica emotions za mugenzi wawe, aba atari buze kugupangira ku myaka neza. Muri make ukoga neza mu kanwa, ukamenya ko mu kanwa hahumura neza na rinse bushi, woze na colgate na brush, ukanyuzaho na rinse bushi, nawe madamu ukabigenza gutyo, kandi hantu ukaba wakuyeyo urwiri warukukumbye rwagiye, kandi na patron ndazi ko hari igihe urwiri rumanuka rukajya ku muhini w'isuka, mbega muri make ahantu hakaba hashashe neza, hameze neza, ku buryo ibintu biri bwijyane, nta force iri bube ihari, kandi rwose biba ari danje, sibyo? So tukamenya gutegura igitanda cyacu neza. Urumva hari igihe ibitanda bigeraho bikajegajega, mukibuka yuko wenda mufite abana, mukibuka ko mufite abantu mu ngo bahaba, mukamenya mbega kukwerimina ko bamenya ko muri mu gikorwa dokwa. Ntitube nk'abazungu bavuza induru babwira umuhisi n'umugenzi ko bari muri icyo gikorwa, kandi tukibuka yuko tugomba kubishyira kure y'abana. Abana bacu ntibamenye secret iba hagati y'ababyeyi. Abana yego barazi ko ibyo bibaho bamwe na bamwe, ariko tugomba twebwe kuba tubibahije, kuko si byiza ko umwana amenya yuko papa na mama bakora iki gikorwa, kuko hari ubwo yaza ati
ni umukobwa n'umuhungu akabona mushiki we akaba aramupanze, ni ikizira, ni amahano. So tujye tumekinga shuwa yuko, cyangwa se niba hari aho ufite uzi b'inshuti zawe uti he uyu munsi ndakohereza abana baze kugusura, kumbi ni uko mugiye gukora kwaje kwa pla, ibintu bikaryoha bikagenda neza. Muri make iyo yari ingingo y'imibonano yo mu gitanda. Hanyuma iyindi ngingo ijya ituma abantu none bakorgoshorana ni ingingo yitwa gucunga umutungo. Gucunga umutungo harimo ibyo duhinga, harimo amafaranga dukorera, so ibyo bintu byose urazi iyo ufite umugabo ukunda, ufite umugore ukunda, nta na kimwe umuhishaho, muba mubifatanije, biba ari ibye, biba ari ibyawe, amenya aho byagiye, amenya n'aho byagiye. Yego sometimes abagore hari igihe ngo dushaka kugura ngo ibitanda byiza, amashuka meza, amasahani biki, yego wabiguza ariko ubanze urebe yuko nta plan mwari mufite, nta plan umutware wawe yifuzaga kugezaho. Urumva twese dukunda ibyiza, ntawe udakunda ibyiza. Imyenda y'abana yashize, amakaye y'abana yashize, imikubuzo yashize, itapi yaracitse, abashyitsi bazansura, bazanegura, reka da. Wewe banza uganire na musheri wawe, murebere hamwe ko ibyo bintu ari ngombwa, murebe yuko ari byo biri nyambere gukorwa, hanyuma ufate iya mbere yo kubikora. Mureke kubabazanya, kuko ayo mafaranga yawe ukorera nawe ayafiteho uburenganzira, nawe ayakorera nawe uyafiteho uburenganzira. Ntabwo mvuze ngo ugomba kumucunga ngo uyu munsi wazanye angahe ngo bla bla bla, no. Nubona akora ibikorwa byo mu rugo kandi ibikorwa bijyanye n'amafaranga, ujye umenya yuko adasesagura. Kandi nawe ndazi ko ba madamu dukunda ibintu byiza, tumenye yuko tugira limite guhaha, kuko turahaha natwe tugakabya. Ubu ngewe reka mbabwire, hari ubwo ngeze aho nkumva ndigaye, nkumva nafata amakarita yanjye, karita za banki, credit card, nkumva nayamuha akaba ari uyabika, mbega nkavuga niyo baba we nta mafaranga yose ndayamaze, ese ndaza kuvuga iki, nkumva nyine byancanze. Ariko ubu ngubu narakuze, imyaka ngezemo ntago ayo gupfusha ubusa. Ubu ngubu ibyo naguze narabiguze, ibyo ntaguze sinabiguze, kuko dufite igikorwa nyamukuru dushaka gukora. So niyo mpamvu gusesagura over byararangiye. So nawe niba ugisesagura, urimo kubabaza sheri wawe, kandi aragukunda kandi ashaka ko mwese mutera imbere. Icyanyuma naba mvuze ko uyu munsi, iyi ngingo ya 6, umuryango mugari, inshuti zacu, aho duturuka. Mana yanjye, iki kintu kirimo gusenya ingo cyane. Inshuti ziradusenyera, aho tuvuka sometimes bakatugira inama utayumva neza, ukaba urasenye, kandi atari bo bakubwiye ati senya, ahubwo kuko wumvise nabi. So ni ngombwa yuko tugomba kumva neza icyo ababyeyi bacu batubwiye, ari waba umuhungu ari waba umukobwa, mbega ugasanga bakubwiye ikintu ati niba bimeze gutya na gutya wagenza, wowe ukabyumva opposite, hanyuma ukagenda ibintu ukabizambya, warangiza ukagenda ngo ni naka ngo mu muryango wanjye ngo wangize gutya. Reka da, ntabwo ari byo yakubwiye, ahubwo wowe wumvise nabi. So izo nshuti, mbere yuko ujya gushyingirwa wari ufite inshuti z'abahungu n'abakobwa, so uzibwiye uti ntabwo mbibagiwe, ariko umwanya munini mwari mufite 50%, ubu mubonye 10%. So ukababwira gutyo utabanze. So nakagaruka rero, tuzongera ejo. Reka mbareke, Imana ibarinde, ibakomeze, urugo rwanyu murwubake neza, kandi ibintu bijye biryoha buri munsi. Bye bye, ndabakunda cyane.